ariko se karo iki cicika mukamuso wate udaha amafi ndikora bakagenda nyagasani mana yanjye uri kuroba amafi kandi uri gusoma igitabo karo wumva ibyo urimo n'ukuri mukamuso umuntu uri kureba ko ndikora amafi ariko kureba amafi mu nzu yanjye uri kureba amafi gute uri kureba amafi mu gitabo gute ngiye bikugenza n'ubugenge ibintu ndavanga ndabwira ibintu udashaka no kunyuma kandi kumva mukamuso nusa amatwi yanyura mu yapfuye ego Yesu Kristo ariko karo mukizimana none urananiye tushaka kumva uri kumbwira kaminura muhini ngo ngiye kubwira ikinzanye akuse mukamuso ngira kaminura muhini atari uje kuntesha umutwano ndiye hanze ukareba ko ndakubwira kaminura muhini ariko mana yanjye karanze kukubaza uko umeze uko wiriwe ako mukamuso uko nita unirwanye nawe ntabuturwanye muri iyi nzu uri ko twaturi gusirikira umwe ari mu byuri ndari mu bye twize tubonana karo meze neza rero yego nyagasani sikaro wabaye ngo ari budasekuye akuse mukamuso nyagasani umva bari kuko ibyari ukujutesha umutwe kwa mu gitondo kugeza nimugoroba ese umutwe guteshe nuhe ko ari untesha umutwe aho umbonye hose dushobora kumpereza amahoro ubwo se ninde usanzwe ndaho yarako nanicaye ahangase ngo hanze zuje kuntesha umutwe nase kubana n'icyo kubaza kumeze icyo cyo ni ikibazo n'ukuri meze neza nabikubwiye ariko none wansobanurira ubundi by'ico gitabo n'amafi iki gitabo ariko mukamuso ko nje ndikora amafi uri kubikura he nase uri kureba amafi hehe kufasha igitabo karo iki gitabo ubwo wino umuntu utareba n'ukuri mukamuso ngubu nimba udafite amaso niba amaso yawe yarapfuye uzogeye kwa muganga ushaka kuza kubeshera abantu njari gitabo ariko mbonana ariko se kureba amafi gute wonsobanurira ukampuriza ibyo bintu ko nanze kuzi ko ndi mpagama ntari buhaguruka utabimbwira ibyo bintu mukamuso ni iki ndi kwiga umushinga rero wo korora amafi ariko naragenze ndabona wowe karora umushinga w'amafi nibaze umushinga w'amafi urumva ari igitangaza kuri tawe ngambwira neza data wanjye iki none se umushinga w'amafi ufite gute muri iki gihugu uzororera he uzayakura he bimbwire neza karo ako mukamuso urusha ndeba ukabona ndikijiji tashobora gupanga imishinga ngucemo ndambwira umushinga wapanze nuko ndetse ko ndumufasha wawe n'ubundi byose ari ibyacu no kuri gutesha umutwe ntamufasha ukuri ma buhoro gutesha umutwe ariko karo ni ukuri kw'Imana uru Rwanda Yesu mwami wowe ng'amafi mu buhe buryo se ubwo ukuzi iyi leta muri aya mahanga turimo ayo mafu uzayororera ako mukamuso uzikurujo nsesa umunje n'abakarekezi n'abagafisi twaricaye tuvuga se ahanga mu mahanga kubona ntiwabona ikora bizi cyangwa se ni ubuhe bworozi twakora ko twavuze turaborozi twakora turaborozi nihe kintu twakora basi c'ubworozi kuko twagatumye ko turaborozi hano mu mahanga twibuka ko hari akurusengero duturanye n'icyuzi kandi urabona ko hahoramo abazungu bari kuroba tuvuga ati se twebwe kuki turaza tuja kuroba dukora umushinga wo korora amafi timuzi porosesi bigenderamo timuzi ngo abazungu bagera hariya mu buhe buryo mwebwe muri kuma muzogenda mukabakorana mukavana mukaza kuroba kandi rero bamaze turi kwiga umushinga mukamuso maze ko turima twase tugana tuja kuroba twabaze twicara turi umushinga turavuga ati bari abazungu niki kizatuma tubakura hariya akaba twebwe turoba none ni igiki ko ari abanyagihugu bafashe leta ko bayiri wakutanda mukamuso uzi ngo n'umwana abazungu zibarati batinya inzoka koko cyane mukamuso none si byo bihuriye no kuroba ubu ngubu nje nabagafishi nakayize twagiye tugura ikiyoka kinini cyiza tujyana tugitereka hariya turi kuroba nta muzungu wahera twe ntitutaturoba ubwo twavuga ati mukamuso njyewe gafishi yakeze n'abakwere tugiye kuva mu kazi tugasezere umushinga wo kuroba ariko kara uzi ko uri umusazi barabaga bamaze kugira ko umusazi neza urava mu kazi uje korora hanyuma se ko ntinye ko waje korora uzobigurisha hehe hano ako mukamuso nose ni ngombwa tubigurishe none amafi si ibiribwa sigwe nose akazi kora na kiki ntako guhaha sahura ngo mpaye nzane abana bajya nawe uje twese tubeho neza hanyuma se amafi ni ibiti nzaba ndi kuroba ku buryo tutabizana ngo tubige ariko se kare ko ntinye ko wowe hano tukayajya byo tumuva mu kazi amafi wowe yajya kuwamereza ko ndambere umwaka gashira 2-3 aho mukamuso uzi ko amafi kuri iyi si ya rurero ari mu bintu bya mbere umuntu ajya karama imyaka magana na magana amafi ni ikintu biri kujya ubuzima bwawe bwose oya pe ku buryo se wowe bijya buri munsi ngo nibyo bijya ugahagarika akazi ngo kujura amafi none se nayo ucuruza nayo kujana na tukaje tabaye tukureba muri televiziyo abantu bagiye kukigwa bakagiherayo
bakajya amafi tubamaze imyaka n'imyaka bari kujya amafi gusa ariko indi kintu wabonaga bajya ariko zoje reba ibintu byo muri filime none bira ushobora gusanga bakina n'umuntu umwe kazi ndetse ukumva iyo myaka bayimarayo ubu ngubu gakorona gato bazajya amafi barengeho bapfe hangamuzo harimo amafi ugiye kunyikira abana n'inzara ngo amafi inzara izabica ahantu hari amafi niyo mukamuso icinga yanzu usirayireba niba atayajya bazabeka nzayirira aho kantu kuko imana bari abagabo bamaze kukugira ikindi kintu sinzi nimba ari wowe twabanye ni ukuri gusa mukamuso kukiwumva agashinga kose kose nshaka gutera imbere ungwanya ibintu byose ntakintu kimwe uzigera ushigikiramo karo no gushigikira mu bworozi bw'inka ariko ubworozi bw'amafi singushigikiye none ngo amafi ngo yo kurya ariko mukamuso ubworozi bw'inka twabutekereje ko dusanga hano mu mahanga atagushoboka niba udashobora mugiye mutuzi mugakora nyine ko ari ubuzima mwasanze hano mwisange mu buzima karo ariko mukamuso uzi umuntu yakoze ari umworozi usubira umukuramo ko bigora umuntu wakoramo korora bikakuza bikava urava korora inka uje korora amafi ugaho ngambwiza ukuri byose ni ubworozi mukamuso umuntu zampa mu magereza yikizagera tukagera no kunka ariko nyagasani izo nka kandi waje ko ntaza tukaje ucina intege njenda karose ukuguca intege no kuririmba utagiye gukora akazi wavuye mu kazi sinzi niba utari kumbeshya ubwo wohinduka umugore ka umugabo kaja gukora nawe ukaja yigwa mwayi mafu yateka nanse kaja kuzana ibyo kurisha mva kareke bwira bagakwerere bose bagende bazane ya nzoka bazane na biriya bintu byo kurobesha tugende kuroba dore amasaha yagiye aho rwose urakomeje ni ukuri ko mpamvu mu kazi ntagenda ntabwo wabonye ko naguze cya kintu cyo kurobesha kiri hariya igihe kizi tuzi nuko cyitwa ngo ni cya kintu cya kintu kimeze nka supanete ntabwo wakibona urushundura nyine tuzi n'izina ryacyo ngo cya kintu kwa niyo yakantu mugabo atavuze karasubira mu kazi uje gukora baraga bari kugushuka ngo mbwire ko umusazi mukaba usubiye kujya amafi kuwa mbere kwa gatanu sinoyaje uzobire kupfa